Reka nongere mbasuze kandi mbaye ikaze mwese mudahwema kudutega yombi hano kuri 5pm News. Uyu munsi tugarutse n'amakuru akomeye cyane yongera kugaruka hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu Rwanda ndetse no mu Burundi. By'umwihariko tukaba tugiye kwita ku kibazo cy'u Rwanda, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Masaha make ashize nibwo hasohotse amakuru asobanura neza uburyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaba zamaze gushyiraho u Rwanda ibihano, ndetse uko byari byamenyekanye hakaba harimo n'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakomanyereje abaturage batuye muri bihugu byombi kuba batemerewe gushaka visa cyangwa se batemerewe kuba bakinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buryo bwemewe n'amategeko, bitewe n'uko visa zabahabwaga zamaze kuba zakorwaho. Ibi bikaba bigaragara nk'ikibazo gikomeye cyane nyuma y'uko ibihugu byombi byari bimaze gushyiraho umukono ku masezerano y'ubucuruzi ndetse n'ay'amahoro agiye atandukanye ku buza bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwo ni ibihugu by'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikibazo cya mbere rero kikajyana n'uburyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishobora kuba zashyiraho ibihugu ibihano cyangwa se zabyaka viza ku baturage ndetse n'abandi bayobozi batandukanye berekeza muri ibyo bihugu, mu gihe biri ngombwa cyane muri iyi minsi ko abayobozi baturuka muri ibi bihugu bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda, ahubwo ari cyo gihe cyari cyiza cyo kuba batangira kwerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo barusheho kuba bashyiraho imirongo migari ndetse n'uburyo butandukanye bwazabafasha kugira ngo ya masezerano basinye abashe kuba yashyirwa mu bikorwa. Urumva rero ko ibintu bikomeye cyane, gusa si u Rwanda cyangwa se na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gusa, ubwo harimo n'ibindi bihugu byinshi cyane byose byamaze kuba byashyirirwaho ibihano n'uyu Donald J. Trump kugira ngo abaturage ndetse n'abandi bose batuye muri ibyo bihugu babe betemerewe kuzajya binjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku mpamvu zigiye zitandukanye, zaba iz'ubucuruzi ndetse n'izindi nyinshi. Gusa nanone ibi birongera bigaragare nk'ikibazo cyane bitewe n'uko abantu bo muri ibi bihugu bagiye bashyirirwaho ibihano batuye muri Amerika n'ubundi usanga ari ba bantu bifashije, bitewe n'uko buriya kuba wava nko mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ukaba wajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hari ubushobozi ubusabwa kuba ufite kugira ngo uzabashe kwitunga ndetse no kubeshaho umuryango wawe mu gihe waba wajyanye n'umuryango. Urumva rero ko ari ibintu bikomeye, gusa njye nkayifata nk'amahirwe akomeye cyane cyane ko Abanyarwanda cyangwa se abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bari batuye hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashobora kuba bataha nyuma y'uko visa cyangwa se impapuro zibemerera guturayo zaba zirangije igihe. Ibi rero bikaba byafasha ibihugu byo muri East Africa cyangwa se mu karere k'ibiyaga bigari muri rusange kugira ngo bibashe kuba byakiyubaka, aho abakire cyangwa se abanyetunga bo muri ibi bihugu basaga bose n'abamaze kwigendera bakajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu bikize, ariko kuri uyu munsi bikaba bigaragara ko noneho bagiye kuba bagaruka mu bihugu byabo by'amavuko mu buryo budasubirwaho. Ibi bikaba bizateza imbere ibihugu byacu nubwo batarimo kubikora ku muhwe, ariko biragaragara nk'ibishobora kuba bizatanga umusaruro cyane ko abo banyetunga bashobora kuza mu gihugu bagatangira gushaka no guhanga imirimo mishya, cyane cyane ku rubyiruko, cyane ko ari rwo rufite ibibazo by'ubushomeri muri iyi minsi. Bikaba bigaragara ko rero bishobora kuzabafasha kugira ngo babashe kwibeshaho ndetse babone n'amafaranga abatunga mu buryo butandukanye, byose bikozwe na ya mafaranga bajyaga gushora mu bihugu bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye bikize, bigaragara ko noneho bitanakibashaka. Andi makuru rero akomeye cyane agaruka hano mu burasirazuba bwa Afurika cyangwa se mu karere k'ibiyaga bigari, arita cyane ku kibazo cy'amatora cyangwa se ikibazo cy'umutekano muke uri murangwa hano mu gihugu cya Uganda. Bigaragara nk'ikibazo gikomeye cyane ko uyu Joel Kaguta Museveni yamaze gukora internet hano mu gihugu cya Uganda. Bikaba bigaragara ko ari uburyo butandukanye bwamufasha kugira ngo amatora ye agende mu buryo yifuzamo, cyangwa se abe yarinda ko haba imyigaragambyo hato na hato ikoresha ikoranabuhanga cyangwa se itumanaho muri rusange. Ibi bikaba bibaye rero mu gihe amatora ateganyijwe ku munsi w'ejo gusa, ndetse bikaba bigaragara ko ari ikibazo gikomeye cyane ko nko mu minsi yashize twagiye tubona
muri Tanzania ubwo bakoragaho internet yagiye gusubiraho tubona ibibazo byinshi cyane, abantu bari barishwe ubona ko ibintu byari byaragiye urudubi cyane, rero bitera n'ikibazo gikomeye ugereranyije n'ibyabaye aho muri Tanzania ndetse n'ibyabaye mu bindi bihugu nka Madagascar. Bikaba bigaragara rero ko nanone no muri Uganda mu gihe amatora yabarangiye internet igasubiraho bishobora kuzagaragara ko noneho habaye ibintu bikomeye cyane ndetse n'ibyaha bitari byarigeze bibaho hariya mu gihugu cya Uganda. Ibi bikaba byaje nyuma y'uko uyu Yoweri Kaguta Museveni yari amaze iminsi myinshi cyane arimo ahangana n'uriya Bobi Wine cyangwa se Cyaguranye, aho yarimo agaragaza ko Cyaguranye ngo atari umuntu ushoboye cyane cyangwa se umunyepolitiki ushoboye ushobora kuba yageza abanya-Uganda ku iterambere bifuza, umugaragaza ahubwo nk'inzererezi ndetse anatuka cyane abantu baba bashyigikiye uyu Cyaguranye, avuga ko bose ari inzererezi cyangwa se ari abantu badafite gahunda, badafite icyerekezo, ari nayo mpamvu bashyigikira umukandida utagaragara nk'umuntu usobanutse cyangwa se utagaragaza imigabo n'imigambi ishobora kuzageza igihugu cya Uganda ku iterambere. Ibi nanone bikagaragara uburyo bukomeye cyane bwo kwibasira uwo bahanganye cyane ko ari abakandida babiri kuri ubu ngubu bahanganiye umwanya w'umukuru w'igihugu cya Uganda. Bikaba bigaragara rero ko ari uburyo bwo kugira ngo abe yacisha hasi cyangwa se yasubiza inyuma abayoboke bose bacyaguranye, babe basubiza amaso inyuma mbega kugira ngo bongere bagarukire uyu Yoweri Kaguta Museveni, cyane ko amaze igihe kinini cyane kuyoboza ndetse akaba yarigaruriye n'imitima y'abantu benshi bitewe n'ibikorwa bitandukanye yakoze. Gusa bikaba bigaragara ko yamaze kurambirana cyane, ubona ko abaturage bakomeje gushyigikira cyane uyu Cyaguranye nubwo nta migabo n'imigambi cyangwa se gihamya arimo abagaragariza bereka ko byibuze hari ikintu yazahindura. Bakaba rero barimo bamukurikira cyangwa se bamushyigikira kugira ngo be baca intege uyu Yoweri Kaguta Museveni cyangwa se bamukura ku buyobozi. Gusa bikaba bigaragara ko bidashoboka cyangwa se mu bundi buryo ari ibintu bikomeye cyane bitewe n'uko buriya uyu Museveni amaze igihe kirekire abafite n'abayobozi benshi cyane bamushyigikiye, ndetse bikanakekwa ko kuba bakuyeho internet hano mu gihugu cya Uganda atari uburyo bwo kurwanya cyangwa se kwirinda imyigaragambyo gusa, ahubwo ari na bwa buryo bwo kugira ngo bivange mu matora babe bayagena uko babyumva cyangwa se uko bibishaka bitewe n'uko abayobozi muri rusange mu gihugu baba bafite umukandida bashyigikiye ndetse bashaka no kugira ngo abe ari wakegukana aya matora y'umukuru w'igihugu bagiye kuba batangira. Mu minsi rero mike yashize nibwo uyu Bobi Wine yagiye yitabira ibikorwa byo kwiyamamaza mu bice bigiye bitandukanye by'iki gihugu cya Uganda, ariko akagaragara nk'ufite abantu benshi cyane bamukurikiye cyangwa se bamushyigikiye bitewe n'uko ari kugenda azana impinduramatwara cyangwa se azana ibitekerezo byo kumvisha urubyiruko ko yiteguye kugira ngo abe yabashakira imirimo ndetse arwanye ubushomeri buri mu rubyiruko, dore ko ari nabo benshi cyane ari bo baturage benshi muri iki gihugu cya Uganda. Akaba ari nayo mpamvu rero bigaragara ko ashyigikiwe cyane, gusa akaba ashyigikiwe n'abantu ubona ko badafashije cyangwa se abantu badafite akazi, badafite uburyo bwo kubaho, dore ko ari nabo baba babaye cyane kuko urebye nk'abantu babakire cyangwa se abanyetunga hariya mu gihugu cya Uganda bose babashyigikiye uyu Yoweri Kaguta Museveni bitewe n'uko ubutunzi bwabo cyangwa se imitungo yabo muri rusange baba barayibonye ku ngoma ye. Bigaragara ko bo nta kibazo baba bafite cyangwa se ibibazo bya ruswa biba birangwa muri ubu buyobozi bwa Yoweri Kaguta Museveni. Bikaba bigaragara nk'aho bamaze kumenyera cyane ko baba bafite n'amafaranga yo kubishora mu gusa urubyiruko rwa Gen Z rwo muri Uganda. Bikaba bigaragara ko ari rwo rufite ibibazo cyane by'ubushomeri, ari narwo rukomeza kugaragaza impungenge zo kuba rushaka impinduka kugira ngo bya bibazo bitandukanye byo kuba harimo ruswa nyinshi cyane, ubushomeri ndetse n'ibindi byinshi cyane bibe byajya ku musozo, bitewe n'uko babona ko ari bwo buryo bworoheje cyangwa se uburyo bumva cyane ko buriya Cyaguranye nawe n'umuntu mutoya n'urubyiruko. Mbega ushobora kuba mwitana urubyiruko kuko nubwo buri yakoze ntabwo angana na Museveni. Bigaragara ko rero ibitekerezo bya Museveni cyangwa se ingoma ye muri rusange cyane ko yiganjemo abantu bakuze, bigaragara ko yita kuri bya bitekerezo bya kera cyangwa se atajyana n'ibigezweho muri rusange. Akaba ari nayo mpamvu abagenzi batamwiyumvamo, mbega bamubona nk'umuntu utakigezweho kuko atumva ibintu kimwe nawe. Mwumva rero ko bikomeye cyane, reka dukomeze dutegereze turebe aho bishya bishyira. Bashishikariza kugira ngo mukomeze kudushyigikira mukanda subscribe kugira ngo inkuru nk'izi zizajye zitazibageraho mu ba mbere, mugakanda share ndetse mukaba mushobora no kuduha ibitekerezo byanyu muri comment. Ibiganiro byacu nakagaruka, mukomeze kugira ibihe byiza.